Yes, turabasuje cyane amahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba Hinduka Official. Mbifurije kugubwa neza. Mbona gushimira wowe wakoze subscribe, share na comment. Wahisemo neza gukurikira Hinduka Official. Nekereza ko ari cano y'umugisha kandi ni cano izakugirira umusaruro mu ruhande rw'umubiri wawe cyangwa se mu bugingo bwawe. Nekereza ko ari cano yongera kutugaruramo ibyiringiro aho twari twabuze ibyiringiro, ikatugaruramo icyizere aho twari twitakarije icyizere. Niyo mpamvu manje ijambo rivuga ngo wahisemo neza kudukurikira, ndetse nawe wakoze subscribe, share na comment, nawe utarabikora ngushishikarije kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana, tubo umuryango mugari wo kuvuga Imana ndetse wo guhimbaza n'Imana. Ibintu byose birakorwa. Imana ibahe umugisha. Komera cyane. Sinashi ahimbazwe. Imana y'amahoro nitwumve kandi yumve ibyifuzo dufite uyu munsi kuri iyi tariki tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu. Yego, ibutsa abadukurikiye amazina yawe ubundi dusengera uganga Imana ize kubana natwe. Yego, murakoze cyane. Ni Nyiramana Leonsia uwo bakunze kwita Fiete cyane, umubyeyi w'abana 3. Murakoze. Yego, karibu nisengesho uganga Imana ize kutuyobora. Reka dusenge kuko iyo tugeze mu ijambo ry'Imana, iyo tugeze mu butumwa bw'Imana hari ibiduhiga byinshi cyane ku buryo byatubuza amahoro ntidukurikirane iki kiganiro, kandi ari icyo kugira gute, ari icyo kutunezeza kandi kigatuma duca mu nzira zacu neza. Amen. Mana Data, Mana Nyiribihe, turagushimye cyane, turakubashye, twongeye kugushima. Nukuri watugiriye neza, tubyukije amahoro, turacyari guhumeka umwuka w'abazima, turinze impanuka zitandukanye. Uteka Mana Nyiribihe, shimwa, akira icyubahiro n'ikibi cyawe. Uteka Nyiribihe, nukuri ukomeze kugendana abari kugendana mu mayira gatandukanye, ugendane nabo abari kujya mu kazi gatandukanye, ugendane nabo, unyemerere Uteka Nyiringabo, utigire ku rugamba, uturengere Uwera wa Isiraheli. Ubwo ngiye kuvuga ijambo ryawe ntaba ari ngiye ugiye kurivuga, reka nkubere mikoro maze wivugire. Ndaguhuruje cyane mu gihugu cyo mu ijuru, ndaguhuruje cyane mu gihugu cy'abera. Ongera wururuke muri aka kanya, muri aya masaha, uyu munsi wa none kuri iyi tariki y'8 ukwezi kwa gatanu. Nyemerera kubwira ijambo wampaye ngiye kugezaho abana bawe, unyemerere baryumve kandi baryitondere. Unyemerere wururuke nk'Imana, imbaraga z'umwuka wera zibururukire. Uwiteka Mana Nyiringabo, uzabudukurikiranye umuhereza umugisha, umuhereza umugisha kandi umurengere, umugirire neza. Uwiteka Mana Nyiribihe. Rero Mana Data, ntago navuga byinshi cyane, uratuzi, uradusobanukiwe, uratuzi kuruta uko twizi. Uwiteka Nyiribihe, reka nuze ariko nutuzuye komeza kubana natwe nanone n'iteka ryose nibe bidashira mwami. Amen. Yego, urakoze cyane. Mbere ya byose Paul, yego, nta kibazo, ni ukwihangana tu nubwo byagenze gutyo, ariko tugomba kubyihanganira. Buriya nta kintu cyakubaho Imana itabyemeye. zagenze ute? Yego, ejo bundi nahuye n'akabazo gakomeye cyane, ndi kujya mu gihugu cya Uganda nkora impanuka, ariko ndashima Imana ko ntakorometse bya cyane cyangwa se ngo njye ibikomere cyane. Nubwo kano kaboko ntari gushobora kukazamura, ariko ndashima Imana ko ahigejeje ikora, mbaye nyishimye. Nukuri. Yego. Zagenze ute se? Nta makuru wari ufite? Amakuru nari mfite iminsi ndi kurota inzozi, ariko njewe izo nzozi nkibaza se bizagenda gute, nzahurira hehe n'iyi mpanuka ndi kubona igiye kumbaho. Gusa nabonye mu gitondo mbyuka, ndagenda mfata ibyo nari njanye ndabijana, mbaye nicaye kuri moto, nuko se nyine mbona sinzi ukuntu bigenze, tuguye na moto nyine guca. Ariko ibyo byose byari byangezeho. Uvanga Imana abikunyuzagaho buri gihe ukabona ugiye guhura n'impanuka. Ngiye guhura n'impanuka, ariko ngasenga Imana ati Imana nkuriraho iyi mpanuka. Ariko Imana yo mu gihugu cy'abera ikambwira ati ndabyemera bigiye kuzakubaho, kuko nabwo birimo inyigisho ngiye kukwigisha mu minsi uzaba ugize gute, mu minsi uzaba urwaye. Icyo akora cyane, ndashima Imana ko hari inyigisho yampereye muri iyo mpanuka. Ndashima cyane, mva nukuri pe. Buriya hari ikintu sinarinzi ko umuntu yagutura hasi
umuntu wari unjanye wo mu Uganda utananzi ataze n'ahantu ntuye ko yasubira inyuma akaba ari we ugenda uramvuza. Yego. Imana yamukoreyemo arambwira ati Mana we Fiyete we Mana ati humura ninjye ugutuye hasi ariko ihangane ni kubw'impanuka. Ubwo nukuvuga ngo ntabwo nabishakaga. Icyakora njye kubera ko ikintu cyambayeho nari nkizi avuga toke sawa Mana urakoze kuba ibi bintu bisohoye ariko urakoze kuba ntavuye mu mwuka. Urakoze cyane kuba undinzi. Imana yacu nishimwe cyane kuko ndagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro irakurinze nubwo umwanzi yatega imitego ahantu hose Imana ndagira ngo nkubwire ngo irakurinze. Yego. Amen, haleluya. Amen. Imana y'amahoro iraturinze. Imana yacu ntisinzira. Imana yacu ntagihumeka itarabona umerewe neza. Imana yacu ntayumva yaguha amahoro muri buri kimwe cyose ariko ntagizaho ushaka kuguteza ibyago amahoro. Imana izakurinda kandi izakubera amaso. Imana izakugota kandi izakurengera. Ikuri imbere n'inyuma impande zose irahari. Aho wajya hose irahari iragutegura. Aka kanya ndi kugenda n'ijambo rivuga ngo mwana wanjye itegure kuko ndi kugutegura kuko hari icyo ugiye kuzamara mu minsi iri imbere. Ndagira ngo nkubwire ngo ibibazo uri kuhura nabyo niko gutegurwa kwawe kugira ngo ejo uzabone icyo ubwira undi mugenzi wawe. Amen, haleluya. Amen. Mukomeze munyihanganire kuko ndacyafitemo agashoca ukuntu cyarwaye. Uraza ngo tugikore Imana iguha umugisha kubwo kwitanga. Nukuri mukomeze munyihangane oya sinabura kuza kuko byari biri mu nshingano zanjye kuko n'Imana yari yabimbwiye ko ndibuze kuza ngatanga iri jambo ngiye kubwira abantu. Yego n'ubundi ufatireho rwose uvuge uko umwamara gushose. Ubu iyo ugenda sinaye kuzongera kukubona yimpanuka iguhitana ariko Mana ushimwe ko ari inzu umukozi wawe. Nukuri n'Imana nishimwe cyane. Rero ndagira ngo nkubwire ngo konkorude. Yego. Hari igihe tugenda cyane tukibwira ngo turirinze. Hari abantu bagendera mu byaha cyane bakibwira ngo tiburiya kubera ko iyi mpanuka ibaye ntimuhitane buriya afite ibyo agenderaho cyangwa se buriya kubera ko iyi mpanuka ibaye guca tiburiya tinjyewe wirinze. Ariko ndakubwiza ukuri nkimara kugwa hasi aho hantu nta muntu n'uyu n'umwe nabonye wavuga ati reka muhagurutse. Amen, haleluya. Amen. Nta muntu n'uyu n'umwe nabonye imbere yanjye ngo aza kumpagurutsa ahubwo nabonye ahantu twari turi hari hatandukanye hari intera ndende yo kuba umuntu w'iwacu yambona aho ngaho naryamye akaza kampagurutsa ariko natunguwe cyane nuko Imana yirukansa umuntu kandi abasirikare bari bahagaze ba Uganda bari bahagaze impande zacu gutya ariko nta muntu n'uyu n'umwe wampagurukije. Ahubwo icyo nabonye muri ako kanya nabonye marayika w'Imana aza ari we ufata akaboko nari maze kugusha kuko naragashinze gutya ni nkaho gupfa ahari byari giye kuvamo kuko n'Imana yahabaye. Ariko aka kanya ngisinzire aho ngaho nabuze uwampagurutsa nabonye marayika w'Imana wihuse araza arampagurutsa araza arankandakanda ndavuga se none se Mana yanjye uyu ninde ungeze uruhande. Nukuvuga ngo wa muntu nawe wa muntu usanzwe nambona amukurikiye inyuma nawe ahitaza arampagurutsa arambwa ati humura marayika ari kunkandakanda ahita mpereza haragati yahise marayika yahise ampereza sinzi ukuntu nakatsi kanabaho inaha ngaha ndakabona yahise akampereza ndagakanja mu mwuka nje ndabyibonera amaso ku maso. Wumve ko nta maraso navuye. Abantu bari baraho baratunguwe barambwira ati se guki ko nta maraso wowe uvuye bigenze gute. Ijambo nababwiye ngo amaraso y'Imana ntiyapfa kuvaho aho ngaho mu kuboko cyenyeje kubera ko ari amaraso y'Imana. Hari ukuntu Imana yarinze kugira ngo atagwa hasi umwanzi atayanywa. Amen, haleluya. Hari ukuntu Imana yarinze amaraso yayo ako kanya marayika ahitaza ahita arinda kugwa ayo maraso kugira ngo atakara hasi kubera ko umwanzi we yarashatse kungusha hasi kugira ngo anywe amaraso ariko ako kanya amaraso yarayabuze.
amena haleluya. Mpita mbona abamarayika ba satani baranamutse, mpita mbona barashiririye ako kanya, mpita mbona bari gukubitwa inkoni cyane, mpita mbona basubijwe ikuzimu ako kanya aho ngaho nkiryamye. Ndavuga ati Mana shimwa kuko ndakubonye. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ijambo riza nza kukubwira rivuga ngo nubwo umuntu yaguhiga, nubwo umuntu yakurwanya, nubwo umuntu yahiga kukwica, ntabwo azakubona kuko Yesu arakurinze. Amen haleluya. Yesu arakurinze. Ndagira ngo mvugane nawe ngo humura mu bibazo byawe waba uri gucamo uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo humura kuko Yesu ni uturinze, Yesu ni utubereye maso. Hari abamarayika bashinzwe kuguprotokora, bashinzwe kukurinda, bashinzwe kuguhanagura amarira, bashinzwe kugukanda mu magufwa no mu sokoro, bashinzwe kukurengera. Marayika wa Satani atarahagera. Yego. Amen haleluya. Amen. Nukuri byarantunguye cyane. Njewe buriya nafuze ati Mana yanjye kuko ibi bintu mbonye bibaho, mpita numva ijwi ryihuse rimbwira ati humura mwana wanjye, ndagira ngo nkwereke mu isi y'umwijima ibyo baba bashaka kubategurira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bayagezeho ayo maraso. Sha nukuri pe n'uyu munsi n'abazabona iki kiganiro kuko mu gihugu cya Uganda aho ngaho naguyeho bazahita bavuga ati koko niko bimeze. Ntago mvuga ikintu ngo ndi kubeshya, mvuga ikintu ndi mukuri kandi mpagaze mukuri kw'Imana. Njewe naguye aho ngaho ngira ngo amaraso arahuzuye, amaraso aratemba, ariko nabonye marayika mpereza hagati. Ndavuga se Mana nibi bibagaho amaraso ntihagira n'agatonyanga kagwa hasi. Ako kanya Imana irambwira ati ndagira ngo nkubwire ngo ninjye ukurinze. Ayo maraso ntagarayo, amaraso yawe ntagarayo kugwa hasi ngo anyobwe n'ibitambutse byose. Ayo maraso nayanjye. Amen haleluya. Ndagira ngo ayo maraso nkubwire ngo ayo maraso ufite mu mubiri wawe uyu munsi niba wizeye Imana kwikiza, uyu munsi niba wizeye Imana kwikurinze, uyu munsi niba wizeye Imana ko ari izakugeza ku kintu runaka, Imana irakurinze. Humura. Amen haleluya. Imana iraturinze mu ngorane wacamo zose, Imana irakurinze mu bibazo wacamo byose, Imana irakurinze. Aka kanya mfite ijambo rivuga ngo riri muri Matayo muri Matayo ibice 26 Kongo kusomera ibice 26 Matayo ibice 26 ugeze ku murongo wa 5. Bajya inama yo kwica Yesu. Amen. Nuko Yesu arangije ayo magambo yose abwira abigishwa be ati Amen. Muzi yuko iminsi 2 nishira hazabaho Pasika, umwana w'umuntu azagambanirwa abambwe. Maze abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bateranira mu rugo rw'umutambyi mukuru witwaga Kayafa. Bagira inama hamwe yo koshyosha Yesu ngo babone uko bamufata bamwice. Amen. Abugarukiye gato. Amen haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu munsi waba uri mu kazi kawe, ariko ko kazi nta mahoro ugafitiyemo, abakugambanira babaye benshi, abashaka kugira ngo uve muri ako kazi ni benshi, abashaka guhitana ubuzima bwawe ni benshi kubera ko kazi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo humura. Humura ntago baraguhitana, humura ntago barashaka, ntago barakwica. Uyu munsi barakubwira ngo abari kukugambanira ni benshi, mbere yuko ubona akazi abari kugambanira ubuzima bwawe ni benshi, mbere yuko ufata diplome yawe abari kugambanira ako kazi ni benshi. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo humura nta kuzaba kuko Imana irakugose. Humura nta kizaba kuko Imana niyo yaguhaye ako kazi. Humura nta kizaba. Uyu munsi ubayeho kubw'Imana, ntago tubaye ku migambi y'abantu, ahubwo tubaye ku mugambi w'Imana. Uyu munsi ni izi dosiye yawe, uyu munsi ni izi mibereho yawe. Aho ukandagiza ikirengera harinze, aho ukandagiza ikirengera harinze, irahagose. Aho irebesha amaso iraharinze. Uyu munsi wa none waba uri kugenda ukaba uguye mu giti utabizi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ayo maraso yawe n'aya Yesu nyemerera uyarinde, nyemerera uyagotesha imbaraga z'ijuru, nyemerera uyagotesha abamarayika
hejuru kugira ngo Imana ibone kukurinda neza, kugira ngo Imana ikugirire neza, kugira ngo Imana irinde akazi kawe uzabona neza, ejo uzakageraho amahoro. Amen, haleluya. Imana yacu nishimwe. Hawe uyu munsi wa none hari abicaye bafite ubwoba bw'intambara, hari abicaye bafite ubwoba bw'ibihe, hari abicaye bafite ubwoba bw'imibereho. Ndagira ngo nkubwira ngo wigira ubwoba. Icyo gitero Satani yohereje cy'ubwoba, Yesu ntago yigeze guterereza icyo gitero. Ndagira ngo nkubwire ngo Satani aragira ngo uve mu byizerwa, Satani aragira ngo uve mu byizerwa ujye mu buyobe. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo humura, Yesu arakurinze kandi akubereye maso. Ni ukuri papa akubereye maso kandi ntazemera ukorwa n'isoni. Amen, haleluya. Komeza. Ariko baravuga bati twe kumufata mu minsi mikuru kugira ngo bidatera abantu imidugararo. Twere kumufata mu minsi mikuru. Haleluya. Uyu munsi none hari abari gupanga kugufata wahawe akazi kugira ngo bakwice, ariko bakareba ati se nitumufata yahawe akazi ntago biri buze gutaza ikibazo, aho baraza kutumenya. Ndagira ngo nkubwire ngo ako kazi urakageraho amahoro, kandi Imana iraguha akazi amahoro, kandi Imana iraguha imibereho neza. Oya ntabwo witerwa ubwoba na Satani, kuko uyu munsi wa none urarinzwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arakubwira ngo arakurinze. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arakubwiye ngo akubereye maso kandi ari kugutegurira ejo hawe hazaza. Numwemera mukagendana, numwemera akakubera amaso, numwemerera akakuyobora, ni ukuri Yesu akubereye maso. Amen, haleluya. Amen. Amen. Yesu asigirwa amavuta mu nzu ya Simoni umubembe. Dukomeze. Komezaho gato ubundi murongo. Yesu ari Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe, umugore azahari afite umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano y'igiciro cyinshi cyane, ayamusuka ku mutwe yicaye arya. Abigishwa bibonye bararakara bati aya mavuta apfiriye kubusa, ko yajyaga kugurwa impiya nyinshi zigafasha abakene. Amen, haleluya. Hari abazabona uri gusigwa amavuta batangira bayatesha agaciro, batangira bavugishwa, ariko icyo gihe cyari nicyo gihe cyawe cyo gusigwa ayo mavuta. Icyo gihe cyawe niyo babigenza gute ntibazabihagarika. Amen, haleluya. Uyu munsi none aragira ngo nkubwire ngo tegereza wihanganye maze usigwe ayo mavuta, kuko hari abatabyishimiye, ariko Yesu wagutoranyije arabyishimiye. Witerwa ubwoba n'abantu, witerwa ubwoba, kuko abantu bo muri iyi minsi bakunze amafaranga, bakunze abantu, bakunze ababashyira hejuru, bakunze abicishije bugufi. Amen, haleluya. Imana yacu nitugirire neza, Imana yacu nishimwe cyane. Ariko Yesu abimenya arababaza ati uyu mugore muramuterera iki agahinda kwa nkoreye umurimo mwiza. Amen, haleluya. Abakene muri kumwe n'abiteka, ariko njyeweho ntituri kumwe iteka. Igitumye uyu mugore ansukaho ayo mavuta ku mubiri ni ukuwutunganiriza guhambwa. Amen. Ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose, icyo uyu mugore nkoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Amen, haleluya. Amen. Imana yacu nishimye cyane. Ni ukuri pe, mwumve iri jambo, mumbabarire rigire aho ribakura n'aho ribashira, kuko Imana yacu niwemera ukagendana nayo uzaba uri gutegura ejo hawe hazaza. Niwemera ukagendana nayo uzaba uri kwirengera wowe ubwawe, uvuga ati ndashaka gutegura amayira Yesu azanyuramo, kuko ibizamvugaho byose bibi izabicecekesha, ibitazangirira umumaro, ibizanwanya, ibizampiga, ibyo byose izabibumba umunwa. Ni ukuri Imana yacu iratabara, Imana yacu ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, kuko Imana yacu uyu mubiri ni ubusa,
uyu mubiri ni ubusa, ndagira ngo mbabwire ngo uyu mubiri ni ubusa, uyu mubiri dusiga ni ubusa, ndagira ngo nkubwire ngo uyu mubiri wawusiga ntuzanyurwa, iyi nda wayihereza ntago izanyurwa, ndagira ngo nkubwire ngo intekerezo zawe ufite ubu ngubu ongera uzihindure, uzerekeze ku mwami wacu, umwami n'umukiza wawe Kristo watubambiwe akatumenera amaraso, akarinda aya maraso yawe, maze data maze akaturengera. Ongera umwiringire kandi ongera umutabaze mu bibazo ugezemo, niwe kugutabara, niwe ukiza ibibembe, agakiza uburwayi butandukanye, agatabara maze akakurengera, maze akaguhereza ibiryo wari warabibuze, maze akagusiga amavuta wari ufite icyangiro, maze ugakundwa. Imana yacu nishimye cyane, Imana yacu nishimye kandi yirurikire kudutabara, kuko muri ibi bihe dufite ibibazo bitandukanye cyane, dufite ibibazo biri kuduhiga, dufite ingorane muri ubu buzima. Uyu munsi uri kugendana n'inshuti yawe, ukwibwira ngo ni inshuti gukunze, kandi ari ya nshuti ishaka kuguhemukira, kandi ari ya nshuti ishaka kukurimbura, igashaka kukwinjirira mu buzima kugira ngo imenye uko waraye n'uko wiriwe. Ndagira ngo inshuti z'iyi minsi ntacyo zakugezaho usibye kukurimbuza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo inshuti z'iyi minsi ikintu kiri kuzihima, ikintu kiri kuzinesha ni ugukunda Yesu, ukaba ari ugira inshuti yawe, maze yajya kugushaka ikakubura. Amen, haleluya. Oh haleluya. Imana yacu nishimwe cyane, Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Ejo bundi nahuye n'ikigeragezo, mpura n'ikigeragezo gikaze. Abantu b'Imana ni ukuri dusenge cyane, kuko hari ibiri kuduhiga muri iyi minsi. Abakozi b'Imana noneho bari mu muriro uri kwaka, hari ibiri kuduhiga, nawe ubwawe birebye Imana igukoze ku maso wakiruka ugahunga. Ni ukuri pe, hari igihe turi kuba twicaye gutya tukumva ngo hari inshuti zije kudusura, tukagira ngo ni inshuti z'umumaro, tugahamagarwa ku matelefone. Ngenda ndabanza nihereho cyane. Ejo bundi nahamagawe n'umugabo, mpamagawe n'umugabo, Imana ihita inyereka ati ntumuvugisha amagambo arenze 3 kuko ni umurozi. Imana inyereka ibyiwe ako kanya, mbirebye ndamubwira ati aka kanya ngo kubitishije imbaraga z'umwuka wera, ngo kubitishije imbaraga z'ijuru, aka kanya hiture kuri iyi nimero yanjye mu izina rya Yesu. Mubwira ahantu aherereye atarahavuga, mubwira ibyo ari gushaka gukora atarahavuga. Hari n'abadutegeye ku matelefone bagashaka kutugerekeresha amatelefone. Arambwira ati fiye naragukunze, ndamubwira ati nje nakunze umwami Yesu, singushaka mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo iryo jambo mbere yo kunkunda, banza ukunda umwami wanjye, banza ukunda Yesu wanjye wandemye, umuhereza agaciro. Amen, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana iguhereza amagambo wasubiza abagabo b'ibigoryi, Imana iguhereza amagambo wasubiza abagabo b'abapfapfa. Nawe wa mugabo we, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana iguhereza icyo wasubiza abagore b'ibigoryi, abagore batafite ubwenge. Ndagira ngo uyu munsi wa none Imana ikurengere kandi gutabare. Amen, haleluya. Amen. Ndamubwira ati uyu munsi wa none wampamagaye ushaka kungerageza, ariko ndagira ngo nkwereke ko nsenga Imana. Mubwira amakuru yose, akimara kuyumva aravuga tumva ndemeye urimo neza, ti nukuri pe nubwo utanze, ariko aka kanya ndi kumva nakiriye umwami n'umukiza, kuko ibyo mbwiye byonyine hari aho binkuye, hari ijambo Imana imbwiye. Uyu munsi wa none Imana iri kumbwira ngo mbabwire ngo mumenye amatelefone mwitaba. Mbere yo kwitaba telefone banza murebe hejuru, ubwire Yesu Kristo undengera unkore ku maso, menye uwo ndi kuvugana nawe. Amen, haleluya. Kuko hari abari kutwiyoberanyaho, hari abari bashaka kutwinjirira tukagira ngo ni inshuti z'umumaro, kandi ari indyarya zitwinjiriye. Amen, haleluya. Imana yacu nishimwe cyane, Imana nihimbazwe cyane.
hari indirimbo inshimisha cyane iri mu gitabo cy'indirimbo ivuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Ntajwe mfite ndi kumva ndi kubabara mu muhogo ariko iyo ndirimbo iravuga ngo reka gutinya ibizakubaho kuko Imana irakurinze, reka gutinya ibizakugerageza kuko Imana irakurinze. Uwiteka aravugana nawe ngo uvuge, Imana iravugana nawe ngo humura kuko irakurinze kandi izakubera amaso mu bibi no mu byiza, iguhaye imbaraga, igukoze ku maso, iguhaye kumenya ukuvugisha uwo ari we atarakumenya. Amen, haleluya. Imana yacu nishimwe cyane kandi nihimbazwe. Uyu munsi wa none ntago navuga byinshi cyane kuko ijambo nari mfite naharigereye. Amen, haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Abakunzi banje bankurikiranye, ni ukuri nimujye munyurwa n'ibyo nababwiye kuko Imana yacu ni ibi bimpaye kugira ngo mibagezeho. Amen, haleluya. Kandi mujye mwumva ijambo, mujye mwishimira gusoma Bibiliya, muzamenya ibihishwe byose muri Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ritavangiwe, ni ijambo ryiza cyane. Iyo urisomye umenya ejo hawe hazaza, ukamenya nuko urabikurikirana. Murakoze. Yego, Imana iguha umugisha kubwo kwitanga. Ejo bundi wakoze impanuka, ukuboko ni kuri gukora, ariko uravuga uti ntabwo naheranwa n'agahinda, ahubwo ngomba kuza nkavuga Imana. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Reka tugusaba utange nimero ku buryo uwagukenera yazaguhamagara, ubundi udusoreze n'isengesho. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 07 072 46 0734. Nimero ya MTN 0788 83 53 Nuko Imana iguha umugisha. Reka nsenge uko wasara. Imana turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Dutangira iki kiganiro twakwinginze nguze ubane natwe, wabikoze, twabonye imbaraga zawe, twabonye kwigaragaza kwawe, nuhabwe icyubahiro. Reka ngusabe ngo abazareba iki kiganiro bababaye bazishime, abazareba iki kiganiro bihebye bazasubizwe mu imbaraga, kuko intego n'inshingano waduhaye ni uguhumuriza abababaye. Umukozi wawe aritanze, aragabanyukiwe kuko ararwaye, ariko ntabwo yavuze ngo aheranwe n'agahinda aryame mu buriri, abure kuza kubutsa abantu yuko uri Imana isezeranye igasohoza, uri Imana itajya uri Imana itabara abababaye. Nanjye musabiye umugisha utanga abisi badatanga, abari wumuha. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.